nabanye na Revera Nzabonimpa dukorana umurimo nge nturuka muri Kigali we ari muri Rusizi cyangwa yego ariko namusuye mu maparuwase yose yayoboye yose nta hantu Kanizi yanyuze ntanyuze rero mu minsi yatambutse twagiye dukorana ibiganiro bifasha abantu benshi cyane twemerera abantu kuzabaha amateka ya Israeli ndetse uwo mwenda turanawuvuga publiquement ariko abantu nibatwihanganire twavugaga ibyo nk'abantu twibwira ngo tuzatukiri kumwe ubwo rero niko Imana ibigenza ihamagara wikunze igacyura wishatse gucyura ndimo ndasaba Imana ngo izamfashe aho hantu muri icyo cyuho mpahagarare yego amen ndimo ndasaba Imana ngo izambashire rwose mpahagarare ndebe ko twavuga kuri ibyo bintu byose twasize Imana izanshoboza amen uyu munsi niyo mpamvu nje ngo nibura ndebe ko twatangira icy'amateka ya Israeli yego mwabyumvishe rero topic pastor aradufashije kuyitanga ubwo rero Yakobo yaragarutse nyuma yuko umukobwa we bamugushije mu cyaha cy'ubusambanyi bamwangije baranarwanye barihurira abasaza badina barabica bica abamuri n'abica abahivi bamaze kwica abahivi iyo nziki baho ngaho aza kuhava rero ngabo abantu bororotse yamenye ngo 12 imukomokaho nabo bororotse barororoka ariko bidatinze ubuhanuzi Imana yahaye Yakobo bambe yahaye Abrahamu babarire yego waburasohoye rero sasa yari yaramubwiriye ahantu yatambaga igitambo mu gice cya 15 cy'itangiriro 12 kumanuka yari yaramubwiye ngo urubyaro rwawe ruzasuhuke mu gihugu kitari icyabo ngo bazakorera abaho imyaka 400 ngo ariko nyuma bazavuye bagarukanye ubutunzi urabyumva abisire bene Yakobo baje kororoka yamenye ngo 12 ivamo abantu benshi baragwira nibo Bisiraheli kugeza ubu ariko akagira ati Isaka avuga ati ndagutega amatwi nkumva uri Yakobo nakora ku bikono nkumva uri Esawu reka nguhe umugisha bivuga ngo Imana izi koriyanta ni guha icyerekezo izi guha icyerekezo ibintu byawe abantu bashaka kukuriganya yego this aho niyo message irimo amen c'est bien yego donc quelqu'un ne peut pas faire dévier nta muntu wayobya ibintu byawe bajya bikora yego inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha gukorana uyu murimo wivuga butumwa Imana yaduhamagariye murabona ko turi kumwe rero n'umushumba no mufatanye bikorwa mwiza n'ubundi dusanzwe tubana mwivuga butumwa turamuzanye rero kugira ngo n'ubundi tubashe kuganira tugira ibyo tuganira nukurikira neza ikiganiro tugiye kugirana uri buze kugukamo byinshi n'ukuri ntabwo uri buze guhomberwa ni munyemerere dutangire tumusuhuza tumuhereze ikaze kwiyobokamana TV pastor mwiriwe neza kandi mwuraho amakuru nizo turashima Yesu ya tubaha ikaze kuyobokamana TV murakoze cyane Imana bamugisha muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo tugiye kubana nande muri kino kiganiro kivuga butumwa murakoze ni pastor Michel Zigirinshuti urebye ndimo ndibwira abantu bambonye ubwa mbere ariko abandi bo tumaze tumenyeranye baranzi ariko birashoboka ko hari umbonye bwa mbere amazina nayo ngayo Michel Zigirinshuti mwabyumvishe tugiye kuganira n'uyu mushumba turaganira ku bintu bigiye bitandukanye cyane cyane turi buze kugenda tugaruka aho twacumbikiye tuvuga n'ikigano pastor Zigirinshuti Michel yigeze akorana mu minsi yatambutse n'umupasiteri ubuni nyakwigendera Reverend Nzabonimpa yerekana ihanganisha n'ubundi abamukundaga ariko hari ibiganiro yari yaragiye atangirana n'uyu mukozi w'Imana bakavuga yuko hari ibice bya
byabyo bazajya bagenda basubukura. Uyu rero ubwo tukimufite we ni umwanya mwiza wo kugira ngo azibe icyuho nyine n'ubundi ajya agenda arangiza ibyo biganiro kugira ngo ubwami bw'Imana dukomeze kubwagura abusanze y'umuntu ye kugaragara no kubagenerwa bikorwa bijambo ry'Imana. Pastor Nyirango mbisobanuye neza hari? Urakoze cyane. Cyo nakongera wenda kugufasha kubisobanura. Nabanye na Revera Niba dukorana umurimo nge nturuka muri Kigali we ari muri Rusizi cyangwa yego, ariko namusuye mu maparuwase yose yayoboye yose. Nibwira ko yakoze yayoboye Bigutu, ayobora Rwahi, ayobora n'Intura, n'Igihundwe yahayoboye igihe gitoya. Igihundwe yarayoboye. Yego. Kirabyo Rwahi. Rero nta hantu namwe Kanizo yayoboye tutakoranye umurimo w'Imana, ndetse hari ikintu kiza cyangwa bajyaga bakora, haba habaye ibiterane bakamusaba kuza kubibayoborera. Yego. Yaje kugera ku rwego rurenze kuza nk'umwigisha, akaza kubibayoborera. Yego. Ibyo rero yaje kuyobora ahubwo bakantumiramo nk'umwigisha. Hari icyo yayoboye muri Bushenge mu bita Kagatamu, n'icyo yayoboye muri Bushenge ku cyicaro, hari n'icyo yayoboye muri Nzahaha hakora Pasiri Bazira Umuhana, hari n'icyo yayoboye Igihundwe n'umushumba waho, hari icyo yayoboye Rwahi ikiriho nyakwigendera Pasiri Kanyejwi, hari icyo yayoboye ku Rwahi hayobora Simon Pierre, nacyo nkigishamo. Hari icyo yayoboye igihe cye, urabyumva, hayobora nyakwigendera Andrea. Mbese nta hantu Kanizo yanyuze ntanyuze. Rero mu minsi yatambutse twagiye dukorana ibiganiro bifasha abantu benshi cyane. Twakora ikiganiro cy'ihema ry'ibonaniro dusobanura ku mwenda ukingiriza hera cyane. Dukorana ikiganiro byo bita eschatology, kugaruka kwa Kristo no kugira ngo kw'itorero turabisobanura. Niba nibutse neza twazingiye ahantu ipfundo ryitwa kuzavuga kuri Hermagedon, yego na Millennium, ingoma y'imyaka igihumbi, aho twagarukirije. Yewe twemerera abantu kuzabaha amateka ya Isirayeli, ndetse uwo mwenda turanawuvuga publiquement, ariko abantu nibatwihanganire. Twavugaga ibyo nk'abantu twibwira ngo tuzaba tukiri kumwe. Ubwo rero niko Imana ibigenza, ihamagara wikunze igacyura wishatse gucyura. Ndimo ndasaba Imana ngo izamfashe aho hantu muri icyo cyuho mpahagarare. Yego, amen. Ndimo ndasaba Imana ngo izambashije rwose mpahagarare, ndebe ko twavuga kuri ibyo bintu byose twasize. Imana izanshoboza. Amen. Uyu munsi niyo mpamvu nje ngo nibura ndebe ko twatangira icy'amateka ya Isiraheli. Yego. Mwabyumvishe rero topic pastor aradufashije kuyitanga, naho bari bacudikiye nyine ni hagiye gusubukurira amateka ya Isiraheli. Turi buze ko bihuza n'ubundi n'icyo Isiraheli cyangwa abisiraheli bashushanya ku itorero ry'Imana, ngira ngo niryo kigwa kiri buze kubonekamo. Ngira rero ngo tudatinze mushumba twakwinjira, ubundi Isiraheli ni igihugu kivugwa cyane muri Bibiliya, ni igihugu tuba turirimba tuvuga ati Kanani, igihugu tuba mbese n'abantu dufatira nk'ikitegererezo cy'abizera. Ubundi abisiraheli ni bande, basobanuye iki? Ngira ngo ni bene ibyo ngibyo tubigenderaho. Reka ntangire nsobanura ubwari iryo jambo Isiraheli ce qui signifie, icyo bisobanura. Noneho mparenge mvuge aho ryaturutse, nze gukomeza mvuga ukuntu noneho cyaje kuba igihugu. Wenda n'umwanya wacu nawe uraba ugenda urangira, ariko icyo nasezeranya abantu ni uko tuzagikomeza. Yego, mpaka kirangiye. Ubundi ijambo Isiraheli bisobanura ishyanga ryera, ubwoko bwera. Yego. Kandi buriya ribamo amagambo abiri, Isiraheli, nk'uko habamo amagambo aciye
arc-en-ciel, garde-robe, portefeuille, utuntu tw'amagambo acagaguye. Naryo rero ni Israel, ubwoko bwera cyangwa ishyanga ryera. Icyo ni kimwe nsobanuye. Rikaba rero riva ku izina Yakobo yitiwe aho bita hakurya ya Penuweli, hantu yararaga akahakirana na marayika. Tubisanga mu gice cya 32 ku murongo wa 28 kumanuka hepfo. Aho hantu yakiranye na marayika ngo burinda bubakeraho ijoro ryose. Mu museke rero marayika mukora ku mutsi witako, ngo ahita akubita amavi hasi apfukamye, nuko ngo amubaza izina rye. Yakobo arasubiza ngo ndi Yakobo, yitwa Yakobo. Marayika aramubwira ati kuva uyu munsi ntukiswe Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isiraheli, kuko wakiranije Imana ukanesha. Amen. Haleluya. Amen. Iryo zina Yakobo yiswe na marayika niryo ryaje gukomokwaho n'igihugu n'abantu. Aho ndaza kuhagaruka. Yakobo ntacyo uri muvugeho cyane, nubwo ngifite byinshi, ariko kimwe namuvugaho ni uko Yakobo abantu bamujyaho impaka hagati ye na Esawu, ariko impaka z'abantu bajya kuri Yakobo njya numva bazibeshyamo gato. Bamwe baravuga bati ibye byamugizeho ingaruka, babyumvise, kuko yemeye gutanga ibiryo. Sibyo? Nako yemeye gusaba ibiryo, arya ibiryo bya no Esawu niwe wariganijwe, kuko Esawu yari yasabye ibiryo Yakobo. Bariya abana baravanywe babiri, umwe akaba mu rugo, uwo ni Yakobo, undi akaba umuhigi. Hari umunsi we Esawu yatashye ngo akoza, gukoza no gutaha ushonje cyane kandi wanananiwe, ngo amugezeho amusaba kutwo kurya Yakobo yatetse. Yakobo bivuga bigezo nk'abavandimwe, sinabura kugira urwenya, ati ntabyo nguha, kerekana nk'ubutware bwawe buryo. Kuko ubutware bw'umwana w'imfura bwari busanzwe mu buryo bw'iminani. Yego. Umwana w'imfura yahabwaga umurage w'ubutware. Urumva abivuze bihimbyo. Yego. Kerekana nk'ubutware bwawe, nibwo udushyimbo twanyanya nakaranze, kandi ngo twari tugishyira dusa neza cyane. Babivuga azi blood kabisa. Noneho Esawu asubiza ijambo, nawe yumva ameze nk'ublaga hagati ye na mwene nyina. Yihera nirire, uzi ubwo butware bumara ikunze ari bunyicanye. Yihera nirire. Kumbe yaba Yakobo wablagaga, yaba Esawu nawe usubije ablaga, amagambo yaba Imana yahaye uburemere. Buriya icyo twakwigira kuri biriya bintu, twakwigiraho kudakinisha amagambo kacu katura. Yego. Nicyo nabwira abanteze amatwi. Yego. Ntitugakinishe amagambo akanwa kacu katura. Cyane ko binavuga ngo amagambo yose umuntu avuga azayibazwa kuri uyu munsi. Reka rero mparenge igihe cyaje kugera nyine, kuko Esawu ajya guhiga tumwe na se. Tubisanga mu itangiriro 27, yego na 21 amutuma guhiga. Amutumye guhiga ngo inyama ziryoshye nk'izo sakunda kugira ngo azamuheshe umugisha. Akimara kuvaho rero nyina Rebeka umugore wa Yakobo, kuko Sara n'uwa Aburahamu, Rebeka n'uwa Isaka, ahubwo yego nyina Rebeka nyine ntabwo nibeshye. Nyina Rebeka ari we nyina wa Yakobo na Esawu, aramwoshya ngo bariganye uwo mugisha wande wa Esawu ise yenda kumuhesha. Nibwo yamwoheje babaga ihene aba ariyo bateka, kandi baravuga ngo tuziteke nkuko zimere nk'izishyamba. Tuyiteke imere nk'ishyamba. Baramwe ati fata mu ihene yaziziritse uzane mwe abana babiri bisekurume bihene bakiri batoya bacyonka, dukore ku byo zimera nk'izishyamba, uzigaburire so aguhesha umugisha wande
wa Esawu ataraza. Uburiganya bwarabaye nabyo. Icyo nasaba batwumva byakwigisha abantu cyane cyane ababyeyi b'abamama ni ukujya bamenya inama bagira abana, kuko umubyeyi w'umumama yewe n'umupapa bose barebye nayo bagira abana inama zikiriye amakimbirane. harya pastor tutarenzaho Yakobo na Esawu bose mama babyaraga n'umwe. Yego, n'umwe nta bake barimo. Yego, ntago ari bimwe byo kuvuga ngo no kwa mukeye ngo no kwa mukadata. ubwo nagiraga n'abantu bumve kuki nyina yashutse kandi n'impanga kinagutangaza. Harya ni n'impanga. N'impanga. Kuki se nyina yashutse ariko simbona mwe nabibabaza we naye umuntu yakwibaza kuki nyina yashutse Yakobo kuri kabimenyesha wa Esawu. Ndabizi ibyo ndibumenyera aha ngaha. Donc Yakobo bavuga Bibiliya ivuga ko yari umuhungu wibera mu rugo. Bene abahungu babaho rero. Yego. Kandi bene uwo muhungu ba mu rugo iyo nyina agize amahirwe, reka byita amahirwe sorry, akaba nta mukobwa yagiragaho, uwo muhungu amera nk'uzibye icyuho cy'urugo rutaba umukobwa. Niko bimeze. Kandi bene umuhungu nyina akamukunda cyane cyane rwose. Nibyo. None byiyongeyeho iyo uwo muhungu ari umuhungu uri humble, uca bugufi, humble, akemera koza isafuriya, koza icyungo, gukata udutunguru, guhata uturayi, uturimo twose two mu rugo akadukora tijena, bimwe abana b'abasore bagira. Umuhungu akora ku mutima wa nyina cyane kuko amera nk'umucungura mu mirimo y'imvune y'urugo. Ni muri ubwo buryo rero umutima wa nyina wagiye ukunda Yakobo cyane. Urabyumva? Noneho Esawu nawe kubera imirimo yakoraga ya gitwari ya kigabo, guhiga la chasse mu Gifaransa cyangwa se uwindagi mu Cyahiri, wari umurimo unejeje papa we, kuko buriya abagabo benshi kenshi nanjye ndimo tunezezwa no kubona abana bacu b'abahungu bari intwari, batinyuka, bashabuka, mutuma akabanguka. Tunezezwa no kubona abasha kuvugira mu ruhame. Icyo kintu turagikunda. Noneho icyo kintu impamvu ngira bateze amatwi ngo bajye bakitondera, naba nabariya bari babiri gusa babaye benshi se. Noneho mugashiduka noneho mwagize igice cy'abana bakundwa na nyina n'abakundwa na se. Urumva ibyago byaba birimo. Ni ikibazo. Twihute rero, niho ngiye abantu batwumva ngo bajye bitonda cyane, bitondere ikintu cyose cyazana umwiryane n'amakimbirane hagati y'abana. Mwagira babiri, mwagira bane, mwagira barindwi, mwagira umunani, abo mwagira bose mujye mukora ku buryo abana baba umwe cyane, bakundane, bahuze, buzuzanye. Ubwo rero Yakobo abayeho nyuma ya bya biryo ahaye mukuru we, saza guhiga, avuye guhiga asanga deja Yakobo yatetse, yahishije, yavuye no mu cyumba cya se, n'umugisha yawumuhesheje. Mu magambo yamubwiye harimo ijambo rikomeye. Yaramubwiye ngo nguhaye umugisha w'ibimera mu murima byimejeje n'ibiterwa, nguhaye umugisha wo gutunga amatungo ukagwiza, nguhaye n'ubutwari. Wabyumvise? Nguhaye umugisha w'imvura, la pluie, nguhaye n'icyo bita ikime, abizi ugafera bizi arose. Ubwo yabwiraga Yakobo. Yego. Ariko byose avuga mind, umutima n'ibitekerezo bizi ko birimo kubwira nde Esawu. Icyo gicyo cyatwigisha ni ukuvuga ngo umuntu wese yakwibeshya. Yego. Umuntu aho ava akagera yakwibeshya, nubwo yagukunda bingana iki yakwibeshya. Ubwo aho nimva ko ari mu itangiriro 31, ubu se twigiye hirya mu gice cya 41 ku n'umunani ko twasanga nayo ko ubwe mukuraga abana yarebeshye ku bahungu ba Yosefu. Ntabwo twavuga ko ari ukwibeshya ko kwa Yakobo kwa mistake, ahubwo ni uburyo bw'umwuka bwamwuriyanse muri cya gihe Yosefu yazanaga abana imbere ya sekuru ngo baheshwe umugisha. Bazanye imfura mu kubaho kw'iburyo n'umuhererezi mu kw'ibumoso. Ubwo ndavuga Manase na Efurayimu. Ntago se muzi yuko Yakobo yanyuranyije iki amaboko. Aha rero harimo le contraire.
cya gihe Isaka yabibeshyeho bo yabibeshyeho yibeshye kuri Yakobo na Esawu yego aburesinga avuga amagambo yose y'umugisha azi ko yavugira hejuru yande ya Esawu naho ku murimo arabwira Yakobo aha ndi basobanure cyane buriya mwari muzi ko amagambo yose yavugiye kuri Yakobo y'umugisha Imana ni nziza nubwo abantu bibeshye yose nta na rimwe ryari muri mufataho y'umugisha haleluya ahubwo Imana yarayoriyantaga yarimo ajya kuri nyirayo amusanga iyo mu ishyamba iyo mu bihuru iyo yirukankana isha impongo isirabo byari bimusangayo ndaza kubisobanura ariko sinzi ko bijyamo cyane ko nshaka kwigira kuri sereri cyane mwayitangiye reka noneho ikikwereka yuko byagendaga bisanga nyirabyo aho ari nuko Yakobo ngo yasohotse mu cyumba cya se ariko n'ikindi mama uyu murongo ntabwo twavaho tutawuvuzeho usanga mu itangiriro mu bice byaho 27 wumva ukuntu uwo murongo ukomeye umurongo wa 21 Isaka abwira Yakobo ati mwana wanjye igira hino ndakwinginze ngo ukorakore urumva iryo jambo menye yuko uri umwana wanjye Esawu koko cyangwa kutariwe Yakobo yegera Isaka se aramukorakora aravuga ati ijwi ni irya Yakobo ariko ibikonjo ni ibya Esawu ntiyamenya uwo ari we kuko ibikonjo bye byariho ubwoya nk'ibya mukuru we Esawu nuko amuhesha umugisha aramubaza ati uri umwana wanjye Esawu koko umvokano nuko amuhesha umugisha ariko na nyuma soje ariko uri umwana wanjye Esawu koko bivuga ko byose yakoze yabikoze avec inquiétude yabikoze ashidikanya akekeranya ikintu cyatumye mucanga ni iki ni ibintu bibiri nijwi rya Yakobo uravuga nkumva ntabwo uri we yego cya kabiri ni ubwoya nabwo si ubwa Yakobo kuko ntabwo yegeraga we ubwoya bwagirwa na mukuru we Esawu udahari nabwo rero kugira ngo bubone bafashe za mpu z'ihene barazimwambika nuvuga ko imbere ya Esawu bambaye Isaka umuntu urimo gusaba umugisha aho ngaho ni ihene iri aho ngaho Yakobo yambaye yego ariko akagira ati Isaka avuga ati ndagutega amatwi nkumva uri Yakobo nakora ku bikono nkumva uri Esawu reka nguhe umugisha bivuga rero ngo Imana izi koriyanta ni guha icyerekezo izi guha icyerekezo ibintu byawe abantu bashaka kukuriganya yego disi aho niyo message irimo amen sibyo yego donc quelqu'un ne peut pas faire dévier nta muntu wayobya ibintu byawe bajya babikora yego bakayobya amafaranga yawe bakayobya impano yawe yavuye hano runaka bakayobya bajya babikora abantu bajya babikora biberekeye yuko mu bantu birahari babikora ariko ikiza cy'Imana yacu ntibabiyobya iteka byazunguruka amaherezo bikazahora na nyirabyo niko bimeze kanze nkikwereke Yakobo yasohotse mu cyumba aho se yabaheshezaga iki yamuheshezaga umugisha wajya kumva yumva yaje Esawu Esawu aratahutse n'umuhigo aragiye arabaze aratetse arahishije umva ukuntu nihuse yinjira mu cyumba gusaba iki umugisha Bibiliya tubwira ngo yinjiye mu cyumba gusaba umugisha agisuhuza gusa Isaka imwumva biravuga ngo arashwanyuka ararira maze umuntu w'umusaza kurira ariko araturika ararira Isa ni wowe sha wiriwe hehese wari wagiye koko niko kiza se uratira ngo nkiza nagiye ndahiga ndaza ndateka ndahishije none akiri urugero rwose umpesha umugisha none se mubyeyi ko mbonye ukarira
amagambo yamubwiye ubwayo yakwereka yuko bya bintu Imana yabyoherezagaho bijya. Yaramubwiye ngo murumuna wawe yaje hano yitwikiriye uburiganya. None ayo magambo wayavugwaho nyuma yo kwitwa ko wahawe umugisha ukambwira ngo umugisha gufata. Urimaje kugira ngo ayo magambo avuga ku muntu wahoze imbere y'Imana ngo asaba umugisha. Murumuna wawe yaje yitwikiriye iki? Uburiganya. Aza yigize wowe rwose. Basi ndamuha rero, muhesha umugisha wose. Namuhaye ibi n'ibi barabirondora byose, yewe namuhaye no kugutwara. Biravuga ngo Esawu yizirinze kuri se, bose baraturika bararira begamiranyije amajosi, baravuga ati nanjye mpumugisha data, mpumugisha nanjye data, mpesha umugisha rwose. Hatsinda guhesha uwuhe ko nawe utanze nta birangije. Umva nta jambo ry'umugisha nsigaranye. Ariko icyo kintu kugira ngo amagambo y'umugisha yose ashirane umuntu. Biratubwira ngo mu gusoza mu ijambo rikomeye, yaramubwiye ngo umva nawe uzaba kure y'ikime cyo mu ijuru. Gusa ni umugisha. Uzaba kure y'umweru w'ubutaka. Gusa ni umugisha. Uzaba kuri ibi byombi. Cyo kuri cyo nakubwira cy'umwana wanjye, ikiganza kiraha, inkota yawe izagutunga. Urumva iryo jambo? Nyuma y'iryo jambo amubwira ikomeye, aravuga ngo kandi ni numugomera. Urumva kugoma numugomekaho, ni wigomeka. Byo bita rebelle cyangwa rebellion cyangwa se revolution. Kwigomeka, kwirivorta. Ni wanga kumwumvira, ubwo butwaye namuhaye ukanga ko kubugenderamo, uzamwigaranzura umene nira zaba yaragushyizeho. Iryo jambo ryitwa nira rero, nira ni bya byuma zangiga z'ibiti bashyira ku majosi y'inka zihinga. Uzamwigaranzura. Nibutse abatwumva yuko Esawu ni ukomokaho na Bedomu, Bezedomiti. Noneho Yakobo mugarukeho kugira ngo abantu bajyaga babyibazaho, bamwe bakanisobanura uko bitari, bitonde. Yakobo yaragiye arahunga, kandi nabwo nyina bimubwiye ati genda, dore mukuru wawe maramaje kukwica, dore amaze gutyaza inkota atakumbagira amaso, genda sinzi iyo uzabwa, Imana nibishaka tuzabonana. Umva nawe wa muntu wamubeshyaga mu gitondo ngo ajye gusaba umugisha. Umwana aragiye no kwa nyirarume aho ngaho bita za Harani za Padanaramu, aragenda bayo. Naho rero yakuriye, naho yaragiye ihene za nyirarume Labani, naho yabaye, maze bwa buriganya ngo baramukurikirana rero. Ijambo ry'Imana rivuga, kandi iriya jambo niryo rivaho irindi rivuga ngo uko wagenje ni kugenzwa. Iyo wariganyije nawe urariganywa. Uburiganya baramukurikirana, yakoze imyaka myinshi adahembwa, kugeza ubwo Imana rero yamwishyurije. Yakobo rero igihe kiragera avayo, yashakiye abagore babiri, Leya na Rasheli, hamwe n'inshuke zabo Biruha na Zirupa. Ababyaraho abana rwose Imana imuha kubyara. Umugisha rero nyawo, umugisha nyawo Yakobo yahawe, nuriya munsi akirana na marayika, marayika akamuhindurira izina. Niwo munsi yagarukanye iki? Umugisha. Ikindi, ku musozi wa Luzi dusanga mu itangiriro ibice 28, hari ahantu haraye yisiguye ibuye, akahasengera amasengesho akomeye, akahahigira n'umuhigo. Burya kuri urya musozi y'amagambo yabwiye Imana, hubwo niyo yatangiye kurema inzira y'umugisha we. Naho ibyo mu cyumba hariya byo yariganije ntacyo byatanze, nta n'icyamukurikiranye burya muri byo. Noneho ijambo nyaryo ry'umugisha rero byavuye ku ijambo yavuze kuri Luzi ngo Mana uramutse ugendanye nanjye, ukazajya umpa icyo ndya n'icyo nywa n'icyo kwambara, iri buye ureba ryaza inzu yawe, kandi mu byo uzampa sizabura kubamo kimwe mu 10.
ndagira ngo mbwira abantu batwumva ko rijya sengesho buryo yarimo kwatura yego kuko yararyamye kuri ruzi ananiwe mu buryo bubiri yararuhijwe n'ikintu bita romoro cyangwa capability yo kuba yariganije ndetse nibaza se uyu mugisha koko nitwa ngo nahawe na data ubu ndawufite ukuntu ngenda nahagira mpunze wamara guhabwa umugisha kwirukanka ugaturongera ugahunga iwanyu byari ikibazo gikomeye cyane bo hanyuma rero agaruka wenda ngarukira ngo kugira ngo tugire ibintu baza agarutse rero amaze gukirana na marayika nibwo yatangiye gupanga dayire yamaze kubipanga gusigara wenyine ubye yari yamaze kubipanga yari yamaze gupanga abagore be babiri n'inshuro y'ikizwa ari ebyiri arabapanga n'abana babo urabyumva kandi yarapanze n'amatungo agiye akurikiye buri mugore n'abana kugira ngo bibe amaturo n'impongano byo gusabisha imbabazi mukuru we twihuse rero yaje kumugeraho babonana deja Esawu yamaze kubona ibyo yohereje ariko yabyanze barahoberana amuteruye hasi aho yaguye kuko iravuga ngo yamuguye imbere araramya Esawu aramwegura bararamukanya mukura mu guhoberana rero niho amubwira ati ibintu byose nohereje y'amatungo nohereje burya byari impongano byari amaturo gushira uburakari naguteye narakuriganije urumva arimo aratura sibyo nibwo rero Yakobo Esawu yamubwiye ngo burya wamaze kugenda Imana imibyange nuvuga ngo Yakobo yagarutse Esawu ari umutunzi pe mu rwego hejuru urabyumva yamigisha bari baratuye yamigisha bayobyaga yamugiyeho hanyuma rero Yakobo akora ikosa mbwira batwumva ngo bajye baryitondera byo kutizera imbabazi mukuru wamuhaye amwe ati humura nakoriye warandiganyije urampunga cyo kora cyagiye kuko nari mfite uburakari wamugani yunguma hafi no kwica mbana narakwishe ariko narakubabariye kuko wamaze kugenda Imana impa inyihera ibyanjye none shaha dutahe tujye mu bya data Isaka bizadutunga nibigari harahagije inzuri zirahagije uragira ayo matungo hariya nanjye ngaruka turi mu byande mu bya data Yakobo kwizera izo mbabazi biramunanira ati oya iki ni icyuka basha naramuhemukiye mukagira Imana naramuhemukiye iki ni ikintu cy'imbabazi cy'ubwuza ngiriye nk'umuvandimwe ariko naramuhemukiye urumva aracyafite ya romo niyo mpamvu rero yamubeshye ngo genda ndaje ngo ndongoye ngo inka z'imbyeyi ngo harimo izabyaye ngo harimo ngo abana b'intama n'ihene tugomba guheka ngo ariko ndabirongora gahoro gahoro yakatiye Sukoti agereshe cyemo abambaye ihema aho hano yabambye ihema niho umukobwa we Dina yagwiriye mu cyaha cy'ubusambanyi izo ni ingaruka zibaho iyo umuntu atabaye neza mu Mana mbese ugomba kumenya ahantu urerera abana ni nko kuragira iyo uragiriye ku manga inka ziratemba n'ahantu urerera urahamenya ko ufite ahantu rero si heza ubwo rero Yakobo yaragarutse nyuma y'uko umukobwa we bamugushije mu cyaha cy'ubusambanyi bamwangije baranarwanye barihurira abasaza badina barabica bica abamuri n'abica abahivi bamaze kwica abahivi iyo nzika ibaho ngaho aza kuhava rero ngabo abantu bororotse y'amiryango 12 imukomokaho nabo bororotse barororoka ariko bidatinze ubuhanuzi Imana yahaye Yakobo bambe yahaye Abrahamu mbabarire yego waburasohoye rero sasa yari yaramubwiriye ahantu yatambaga igitambo mu gice cya 15 cy'itangiriro 12 kumanuka yari yaramubwiye ngo urubyaro rwawe ruzasuhuke mu gihugu kitari icyabo ngo bazakorera abaho imyaka 400 ngo ariko nyuma bazavuye bagarukanye ubutunzi urabyumva abisire bene Yakobo baje kororoka y'amiryango 12 ivamo abantu benshi baragwira nibo Bisiraheli kugeza ubu nibo Bisiraheli noneho kugira ngo wenda ahantu mpave hari icyo nsobanuye
abo bantu bitwa abisirayeli baturuka kuri nde, kuri Yakobo, babyumvise, nibo baje gucikamwo igice. Sibyo? Imiryango 10 iragenda igisamariya, 2 isigara mu murwi Yerusalemu, ari wo Yuda n'uwa Benjamin. Ariko ntibibaje bose kuba abisirayeli, Yakobo. Urabyumva? Noneho ngaricyo ku ijambo riba muri Samweli wa 2 mu gice cya 7 ku murongo hepfo wa 10. Urabyumva? Imana ibwira Dawidi ngo ariko hanyuma y'ibyo ngo nzatoraniriza ubwoko bwanjye ahantu. Iyo haje mu ijambo ubwo haba hari bita loriyo. Nzatoraniriza ubwoko bwanjye ahantu mpabashinge. Urumva kubashinga? Habe ahabo. He kuzongera umuntu wongera kubaburabuza ukundi. Dunko hamanga atazongera kubaburabuza. Urumva rwa ruzerero rwose rwo muri Egiputa, Igosheni, urabyumva? Barebe bavayo, ubutayu, Gasini, Zarefidimu, kuri Sinayi, Imowabu, urabyibuka se babavuma. N'ibindi. Uwiteka nyuma yaje kubabwira ati igihe kizagera mbatoraniriza ahantu mpabashinge muhabe. Urumva neza? Yego. Mbatoraniriza ahantu mpabashinge muhabe. Iyo jambo kubatoraniriza ahantu nibwo butaka bwa Isiraheli. Donc ngeze ahantu noneho hitwa hari ukuba ubwoko d'abord. Sibyo? Icyo ni kimwe. Hakaba no kugira ahantu tuba. Yego. Yego. Buriya kuva kera kuva Imana yaremye isi, abantu baha ahantu, ndasubiramo ariko murabyumvise, abantu baha ahantu izina, cyangwa ahantu hagaha abantu izina. Imana ifashe byumvikana. Yego. Abantu bahesha ahantu izina, cyangwa ahantu hakabaha izina. Urugero, Ubugesera bwitwa Ubugesera kubera Abagesera, cyangwa Abagesera bitwa Abagesera kubera Ubugesera. Byombi birashoboka. C'est ça. Nubwo abantu bagiye babibyaza ikintu kitari cyiza, urumva, abantu bakubaka amateka mabi y'inzangano, urumva neza. Buriya ntabwo ijambo urukiga ryagombye gutera ikibazo ngo twumve ko ariyo bitwa abakiga, none bitera ikibazo. Oya, kuko urukiga rwari ururimi rw'ababayo. Sibyo? Uzarebe mu ndirimbo zo gushimisha, uzabona hari indirimbo yanditse ngo iyi ngiyi yahimbiwe urukiga. Sibyo? Usamaza ko indirimbo yo gushimisha urukiga rwari uruhe. Umutara buriya witwa indorwa. Indorwa ni iki? Ni inka. Inka z'indorwa. Kurora. Ni nk'umuntu yareba akarangara. Umutara w'indorwa rero. Ni ingero nshatse gutanga ngo twumve ko Isiraheli yatumye abahahawe bitwa Abisiraheli. Ariko mu by'ukuri aho ndasobanura neza, Isiraheli si yihaye abantu izina, ahubwo abantu batumye hitwa Isiraheli. Yego. Kuko Imana ivugiye hano muri Samweli wa 2 mu gice cya 7 mu ngo 10 ngo nzabatoraniriza ahantu mpabashinge mpabahe habe ahanyu bwite, aho abanyamahanga batazongera kubaburabuza nk'ubwa mbere. Imana ishimwe cyane. Urumva ko ahantu hahesha abantu baho izina, cyangwa abantu bagahesha ahantu izina. Yesu dufashe cyane. Ngiyo Isiraheli, ngiyo inkomoko yayo, nguwo yibyaye, nguwo sekuruza wayo. Okay. Aha. Isiraheli rero, Abisiraheli baje kugera muri Egiputa kubera umuhungu wa Yakobo. Yego, Yosefu. Byagenze gute ho gato nabyo? Ho gatoya, nkuko nimbivuze, Aburahamu yigeze abibwirwa ko bizaba nk'igihano. Ko bizaba ari iki? Ari igihano. Dore wasinziriye. Usinziriye inkongoro zigwa kuki? Ku gitambo. Ibi rero byo gusinzira inkongoro zikaza ku gitambo bizaniye ubwoko bwawe. Bizaniye bazagukomokaho kuzaba mu gihugu kitari icyabo. Bazakizerera mw'imyaka 400 babatwaza uburetwa, ariko nyuma bazavayo.
urumva n'ubuhanuzi buhanuwe buhanuriwe nde Yakobo, si no kubuhanura ko muteri kuko ntago ari umuhanuzi wahanuye, ni Imana yabyibwiriye nde Yakobo. Hanyuma rero za nzozi za Yosefu nizo zaje kuvamo kujyanwa, zasohoye zitya kwangwa na bene se. Yego. Unyumvire nawe ahantu hasohora ibintu byiza koko, kwangwa na bene se, kuroha mu rwobo, kugurishwa, kugera kwa Potifari, gufungwa, gusobanura inzozi, kuvamo yabaye premier ministre, minisitiri w'intebe. Noneho akomeye rero ya nzara Farawo yarose ibirasohoye, bagenda bagiye guhaha, bahashyeho nka 4 ngo bahera ubuntu, yanga kubishyuza kandi mu ibanga. Birangira rero abatunyeho ngo bazaze bose, kuko icyo gihe inzara yari imaze imyaka 2 gusa, isigaje indi 5 batazahinga ntibasarura. Biratubwira ngo yabatumyeho bagati mugire muzanire data, mumuzane mwese mube hano. Aragenda basabira Farawo ahitwa Igosheni. Gosheni yari koline imwe, umusozi umwe cyangwa ahantu hamwe. Arahabatuza, donc Farawo arahabaha, Yosefu ahatuza abavandimwe be na se. Ngaho rero ahubwo kubw'Imana bwororokeye, bamanutse ari abantu 70 basanze Yakobo bambe Yosefu wa 71. Mu myaka rero 400 bari babaye hejuru y'ibihumbi 600, hafi miliyoni. Yego. Ngabo abazamutse barataha, batashye iwabo hehe i Kanani. Izina rya Kanani mbibutse ko Kanani ariyo Isiraheli. Ntabwo hariho Kanani gahuye na Isiraheli, ahubwo ya Kanani Aburahamu yasezeranywaga ni Isiraheli uyu munsi wa none. Inkuru z'Abisiraheli rero ni ndende cyane, ntabwo twazirangiza umunsi umwe. Ntabwo twazirangiza, tugenda tuzigarukaho. Abisiraheli rero babaye muri Egiputa. Yego. Bahawe amasezerano nyine Mose aje kubacungura, abajyana muri Kanani. Bagiye rwa rugero rw'ubutayu rw'imyaka 40. Noneho mbere wenda yuko tujya ku yandi, kuba muri Egiputa kwa Abisiraheli, ruriya rugendo rw'ubutayu rw'imyaka 40 no kugera i Kanani, bishatse ubundi kuvuga iki, bishushanya kimwe ku itorero ry'Imana. Mbere wenda yuko dukomeza ni ahandi. Icyambere nuko buriya abantu bize teologiya barahita babyumva cyane. Abisiraheli bitwa itorero ry'Imana ryo mu butayu, babyita kahaba. Kahaba, iryo torero ry'Imana ryo mu butayu rero urabyumva, niryo ryavaga muri Egiputa ritaha i Kanani. Noneho rikitwa gutyo, bishushanya ngo natwe twebwe itorero ry'Imana. Ubwoko bw'Isiraheli bwitwa ishyanga ryatoranijwe. Dore mbatoranije mu yandi moko, mu yandi mahanga, ngo mumbere ubwoko bwite bwera. Sibyo? Aha twumvikane ko Abisiraheli ntago ari bo babayeho bonyine mw'isi, ntago ari ubwoko bwariho bwonyine. Oya, kuko sekuruza Aburahamu, sekuru Yakobo, aho bavuka hari n'abandi bavugaga hirya yabo. Sibyo? Noneho Imana itoranya Aburahamu sekuruza, uzi ko yamubwiye ngo dore ndagutoranya gukuye muri Uri y'Abakarudaya kwa Sotera. Haguruka usige inzu ya so n'iwanyu n'ibindi ujya nzakwereka. Kugutoranywa rero niko bakomokaho, niko gushushanywa no gutoranywa kw'itorero ry'Imana, iryo bita mu Kigiriki Ecclesia. Iyo Ecclesia rero niyo yitwa Eglise cyangwa Church. Noneho abantu batoranijwe bagatoranizwa ku bwoko bwite bw'Imana aribo Bisiraheli. Natwe rero turi nk'uko twatoranijwe na Kristo, dutoranywa mu bantu ngo tube ishyanga ryera ry'Imana. Byanditse mu rwandiko rwa Petero mu gice cya 2. Yego, turi ishyanga ryera abantu Imana yaronse ngo twamaze ishimwe ry'abahamagaye. Imana ishimwe cyane. Amen. Noneho rero
ruriya rugendo rwose rw'ubutayu kuva muri Egiputa gutaha i Kanani ni rw'urunguru turimo buriya kuva muri iyi si tujya hehe mu ijuru ni icyo bisobanura yego buriya butayu bwose bahuriyemo bagenzemo inyamaswa zihuma inzoka z'ubusagwe ni ibintu byose duhurira nabyo mu rugendo rugana mu ijuru y'amazi bahabwaga kunywa ya mitsima nibyo Kristo adutungisha ngo hatagira umugenzi ugwa mu nzira yishwe n'isari birahura rero yego noneho rero Kanani tuzajyamo ni Kanani yo mu ijuru si yo mu isi Imana idufashe cyane. Okay. Aha ubu se turayagarukiriza he hayo uyu munsi rero ye numva twayagarukiriza aho ngaho i Kanani kugerayo tugarukira i Kanani kugerayo kwabo tugarukira aho ngaho kuko bamaze kugera i Kanani bamaze gutahayo buriya ni kiragita mbese dusubikiye kuri iyo sura urebye kuko Mose yabayoboye ubutayu bwose sibyo hanyuma Yosuwa we atangirana nabo kuri Yorodani niyo bambukije kuri Yorodani yego icyo nigeze gisobanura hari mu kiganiro kiza kugirana mvuga ku nyanja ko Imana yahubashije Mose ariko Yorodani Imana ihubashije nde Yosuwa twari bisobanura ibyo ngibyo ubwo rero kwambuka Kanani Yosuwa yari afite mission bita iyo kubohora igihugu no gutuza ubwoko bw'Imana mu butaka bwabo ariyo mpamvu yari yarahawe gahunda yo kuzabatuza ubwoko busimbura ubundi niba twirukanye Abanaki n'urugero sibyo tukahatuza wenda kwa Rubeni twakwirukana Abakenizi tukahatuza kwa Simeyoni twakwirukana Abayebusi tukahatuza wenda kwa Gadi n'urugero gutyo Imana yavuze ngo nimwirukana amahanga mujye muhatuza abantu igihugu kitaba ishyamba kikaba ibihuru inyamaswa z'inkazi zikabatera hanyuma rero icyo gihe bamaze kugera muri Kanani bamaze gutura batekanye urumva basaruye imyaka batahinze bakamye inka bataragiye batoroye banyoye urutoki batateye urabyumva Yosuwa agira ate arasinzira yitaba Imana urabyumva ku myaka 110 niyo yapfiriyeho hanyuma bayoborwa na periode yitwa ubucamanza juge abo bacamanza dusoreza tuzaga icyo tubaheraho bari abacamanza 13 periode ya juge yabayemo abacamanza 13 nibo tuzavugaho rero ba Ehudi ba Gideyoni gutyo kuzamuka kuzajya kuri Samweli Imana dufashe cyane yego none pastor yego tugarukiyeho ngira ngo ubwo ikibazo wenda dusiga wenda nk'amatsiko no kuzavuga ukuntu babisiraheli baje kuva muri Egiputa baragenda bagikanani nyine nkuko Imana yari yabibasezeranije uretse ko nabo yabibwiye benshi batanagezeyo ngira ngo naho hari imisomo ahubwo ntago icyo nkivugiye tukiri hano mu by'ukuri buriya iyo usubye gutegeka kwa kabiri igice cya kane hahita hakubwira ukuntu abana bavukiye mu nzira urubyiruko rw'abisiraheli rwavukiye mu nzira rwatashye Kanani naho ubundi mu babibwiwe bakabisezeranywa hinjiye Yosuwa wenyine na Kalebu ariko buriya bishatse kwigisha iki ku bakristo ubundi Yosuwa urumva we ni umwisiraheli sibyo ariko Kalebu we siwe urabyumva bivuga ngo ikiriro bivuga ngo rya juru tujyamo urumva neza rizabonekamo umuntu wari uzi ko yejejwe yego ribonekemo n'uwo mutari muzi ko ari burizemo uwo mutatekerezaga kibivuze okay noneho tuzakusobokurira kuri abisiraheli baragiye babikanani gutyo baje kongera gutatanira ku isi tuzasubukurira ku gucika mu bice voilà ni icyo nanjye nashaka kuvuga aho tuzasubukurira pastor noneho hari abantu bashobora kugira itubazo dutandukanye kuri ibi tuvuze bakakwisangira inbox mu kavugana uratanga nimero ya telefone maze udusengere ndatanga nimero ya telefone tugane ku musozo ariko noneho ntange n'ikindi gitekerezo yes narize nawe warize n'undi yarize abize mwese muzi ko ikibazo kibarijwe en classe in classroom yego ubajije amera nk'ubarije abanyeshuri bose niko bimeze iyo umwarimu ari hari yagisubiza twese abanyeshuri tuboneraho nabangize umugisha cyane abazagira ibibazo kuri iki kiganiro babise kuri comment wowe ukazabinsomera yego noneho kubutaha ukazabinzanira yego
tugasubiza ibibazo by'abanyeshuri muri jambo niko bimeze icyo cyiza naho buri wese nansanga ni box ambaza bajya babikora ansanga mbaza uko ndambaza ukwe buri wese azaba arimo yiyungukira ku giti cye rero noneho nk'umwigisha nkavuga nti byaba byiza ahubwo ibyo babarishije babibarije hariya nyine kuko komenti zirasomwa none nijya kubisubiza abasomye bose bazazana amatsiko nibyo byiza burya nicyo cyiza bazavuga ati kiriya cyabajijwe sinikingo nkibaza hari n'igihe uriyabaza udati iki akibajije nanjye kukibaza noneho bwose bagategeza kuzabona igisubizo Yesu abafashe cyane n'ubundi ntibibabuza gutanga nimero hari washaka kubavugisha noneho mukadusengera tukaza tugana ku musozo w'irivugabutumwa tuzasubukura iki kiganiro cy'amateka ya Isiraheli ahangaha tukicumbikirije tuzagisubukura ku munsi nk'uyu n'ubundi kizongera kubageraho Imana ibaho umugisha cyane nimero zanjye ni 0788 47 00 65 subiremo 0788 47 00 65 naho utaha Imana ibaho umugisha reka dusenga Imana amen Mana yacu ishobora byose Imana yahozeho iriho kandi zahoraho turagushimiye tugushimiye iki kiganiro tuganiriye cy'amateka ya Isiraheli iki gihugu gifite umwihariko gitandukanye n'ibindi bihugu byose ko gifite amateka akomeye agenda gihuza n'itorero ryawe kandi amateka yacyo hari icyo yigisha ubwoko bwawe niyo mpamvu tugira ngo tugusabe iki kiganiro gifasha abantu bazagikurikira kandi ibyo tuzakomeza kuganiraho kuri cyo nabyo bizabafashe ndagushimiye ko uzatubashisha Mana kandi ujye udufasha mu gihe nk'iki duhagaze turi imbere y'abantu benshi tujye tuvuga amagambo y'ubwenge maze abantu bayumvise bafashwe nayo kandi bibungure ndagushimiye Kristo ngaho duha umugisha dufashe kandi umugisha ubwoko bwawe badufasha ngo byose bigende neza urakoze kubyumvise mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen amen